bari gukingura. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Paniki. Le monde part en couille. Inde? Wanjye. Ndarimo badidi benshi ntawamenya. Bagukinguriye? Kandi nje kureba sheri. Umunsi habamo abandi bawe. Ntabwo nzi. Reka turebe umuntu wese watumwe kariwe didi. Niba harimo bangahe. Ahubwo uje gukora iki ngo dusanze hano? Hari umugabo wawe? Ako narumiwe akana kari mu rugo. Umugabo wawe nde? Didi. Hano harimo badidi bangahe? Mwahuriye se cyangwa mwamenye ryari? Igihe tuvugana. Ikibazo nuko turi komanga ntibanatwikirize reka turenda harimo badidi benshi. Ya, komeze turebe. Mwase muri hano mwe noneho murashaka. Turashaka umugabo. Uwe mugabo. Turashaka didi. Afite abagore batatu. Ahubwo isano hamano bangahe? Ahubwo habamo nge na boss ako mabuja nawe bagiye ku kazi nuko atahana umugoroba da. Ginde? Mabuja. Ese afite umugore? Umugore dukingura utwereke nta kibazo boss wawe tuvugane turamushaka. Boss ntago wamubona. Ubu boss yanasinzire kandi yagende mu byotsi. Witubeshya agira vuba ahubwo. Gende mu byotsi. Akumura ashaka kumabuja azabica koko. Ahubwo azatwica ahubwo dusobanura ukuntu umuntu atera inda umwe babiri batatu. Kingura umubwire ko tumushaka. Ahubwo reka mbagira inama. Nuko mwakwigenda. Nta nama tugira kuko nta kintu na kimwe uri kutubwira twumva. Kingura utwereke boss wawe tuvugane turamushaka. Aha, reka mbere mubabwirira ze. Nirebera kanya na mabuja. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Tiagasa? Tiagasa? Is that? C'est les garçons qui maintenant qui ça va être ça cadeau. Batatu bose batatu ubunye bangana iki ako bose reka turubindo ibindi itaramubwira ubu rero ngiye gucana itaramubwira wazibaterera umunsi umwe ese koko bisereye abagore barahari wazibaterera umunsi umwe nagiye kawo ngo ubundi n'ahandi wamugara ibyo bintu uri kumbwira ngo ni ibiki ngo ni bane ngo abaye abaye waba byose bakwinjira babwire binjire nabi urumva gukinga aricyo kibazo. ntabwo musohoka ahubwo nanjye noneho birarangiye rwose ntabwo n'umwana asohokana ko mbona umeze nk'umuntu ufite ubwoba si biragutunguye? ibiki se binunguye ko muri kutugenderera turi kugenderera nayo ngiye kubwira ko ubwo duherukana ibyo twakoze byabyaye inyungu ubwo no gushaka ikidina tugashyiramo ahubwo hari ikintu kiri kuntungura. Uyu se uramuzi nawe? N'uyu uramuzi? uzi cyane n'uyu uramuzi? nje kwaka imbezi ndatwiza twite yande yawe
no shuko vuga hanga ni muraro kore na kuza kwakira ahubwo cyo nakari bihaye turakomeza duhagarara hano hanze kizaba iri gutwika kandi ko bafite isereri murajya mu nzu y'abandi ntago ari yawe se iyanjye ariko umugore aza akabasanga muye mwamubwira ngo igihe twajyaga kuryama ahantu hari bagiye kufite umugore biriya ko biba hari n'impanuka ni ibintu umuntu aba yateguye ni impanuka ku muntu umwe babiri batatu impanuka ashaka gisida mujye mwemera ntago ari impanuka nka gisida ahubwo turashaka indezo kandi yaratubeshye hari amuntu ari nk'impanuka ariko njye rero nabwiye ko nta mugore ugira ko nta mugore ugira se ibyo by'abagore bivuze ese cyaje cyo kubesha cyavuyeho turashaka karibu mu nzu rero kuzungira ngaho basi mwihangane niba naranabateye n'amajani nabyo kwihangana ngo turashaka karibu mu nzu yawe karibu mu nzu yanjye rero ntabwo byashoboka yacyo n'uwo mugore nasohoke tuvuge ubwo nta kibazo ahubwo turicara twese ubwo twese uzajya udutunga twese turicara ntabwo tuva hano ni mwicara aho ngaho wenda mabuja yaza akabahasanga ashaka ntabwo muzi amahane agira abakora iki se ako kanya yibutse kutubwira gutyo kubera ko bigeze ubonye bikomeye ujya kubikora ntabwo usigaye ufite umugore wibagiwe ko wambwiraga ko wankundaga uri bwo nakwanga dupfiki muri bibiliya kandi haravuga ngo ukunda mugenzi arutendeka turi abagore bane nyine bibiliya ze nivuga ngo ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda ariko ibyo barimo ariko njye ndagukunda wese waza nawe ndamukunda urumva ariko ndagukunda kandi nshaka kunkundira n'umwana nawe ntacyo nese ahubwo wakwicaye ukatwicaramo tukaganira ko tugukeneye tuba tunagukumbuye shayi irengagize buri kimwe kamara nawe uretse naza aba wiyumvira bagize ibihe byiza twagira nde nani undi ngewe hari umuriro hari na mwana yibeshye ubundi mwe ndi kwibaza aba bantu batatu mwese n'undi si wambwiye yuko n'uyu nguyu umuzi n'uyu ukaba umuzi nanjye ukaba unzi ubizi neza none se bako batereye amada wumva ko ibyo uri gukora bitazagira inyungu bya bitazabyara umusaruro ariko kukubona muri kumwe mu cyumba ko mbona nta bwoba ufite nkambona umuhaba ariye cyangwa ameze atuye umugabo watwaye umugore watwaye umugabo w'abagore batatu ako umuntu mubana mu nzu wabura kumuhaba oya kuma hano bisobanure hano naho neza babasuye wavugisha kuko wanze kuduha karibu mu nzu iwawe umugabo yaduteye inda ariko uri kujya hehe garuka uko ubikora bikoze wishimye ntabwo twaryamanye ndamuzi nuko nawe muzi bazi kunyura abazi n'abagore bawe tuzi nk'uko umuzi hari ukundi kumumenya kurenze ko murana mu nzu natwe twararanye mu nzu bakubabarire ureba no kwa duteye inda ndetse urakubabara ko wakoze iki umva rero madamu mu byubahiro byanyu tutabasuzuguye nawe ntudusuzugure umugabo yaduteye inda inzu niba ifite ibyumba bitatu urihangana kimwe kibikemo ibyombo ikindi ukiraremo ikindi kirazemo umwana wawe tuduhe muri salo no muri korodoro mwese yabatereye inda ntabwo mbizi ndabifite ameza ngo inda yanjye ifite amezi ane n'igice wowe ifite abiri mwese ko yaguteye kare wibuga afite ngangari ifite abiri nikambwiye abiri se ko tumaze ibyumweru bibiri tumanyanye ariko mugabo mwiza wabyemeye ko ushoboye n'akazu katwongera yesu ndi wowe utenda abakobwa bose ndi umunsi umwe
Le monde part en couille. Reka nijyane Sudani n'abagore bantu ndababateye amadasi maze mukomeze mugende mujye J'ai même pas fini avec les filles. C'est les garçons qui maintenant qui... Put the hand in the